Amakuru mashya kandi amakuru yihutirwa ndetse kandi n'amakuru areba abenegihugu b'abarundi, n'amakuru areba abarundi n'abarundikazi, n'amakuru areba abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ayo makuru rero aravuga neza yuko abarundi bakwiye kuba maso ndetse kandi bazi gusenga bagasenga nyuma yuko iriya ntwazangabo igabishije ikavuga iti nyamuneka muhunge kandi muhunge umujinya uzatera. Birumvikana yuko yari yamaze kubona amakuru uko ameze, akanabona ko biza kuba ibintu bitoroheje. Amakuru rero yazindutse avugwa nuko nyakubahwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se uwo bakunze gutazira Neva arahakana, ararahira akarengwa, akavuga yuko atigeze akorana n'umugwi FDLR urwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda, akavuga ko ahubwo ngo u Rwanda ari rwo rushyigikiye Red Tabara ngo kugira ngo ikureho ubutegetsi bwa Bujumbura. Ariko umukuru cyangwa se umuvugizi wa Red Tabara yavuze ngo ntabwo bishoboka kugira ngo u Rwanda rudushyigikire. Yavuze ko ari bo bonyine ubwabo bakavuga bati u Rwanda ruramutse rudushyigikiye ibya Bujumbura byaba byararangiye, bakabwira Neva ati Neva rwose reka gukomeza wikoma u Rwanda, reka gukomeza uvuga nabo u Rwanda, reka gukomeza ushyira amajwi ku gihugu cy'u Rwanda, ntabwo u Rwanda rudushyigikiye na gatoya. Bakavuga ko Red Tabara ubwabo ari bo bonyine, ntabwo rero u Rwanda ngo rwigeze rubashyigikira ngo rubohereze kujya gutembagaza ubutegetsi cyangwa se intwaro ya Nkurunziza. Bo baravuga ko bari baganiriye n'umunyamakuru wa BBC, bavuga yuko ngo babashyigikiye, ngo u Rwanda rwashyigikiye Red Tabara ngo kugira ngo ijye gutera cyangwa se ijye gukuraho ubutegetsi bwa Bujumbura. Ayo makuru rero umugwi Red Tabara uyahakana wivuye inyuma, uravuga uti ntabwo u Rwanda rwakora iryo kosa, ntabwo abanyarwanda bakora iryo kosa ryo kudushyigikira kugira ngo tujye gutembagaza ubutegetsi. Bakanavuga bati baramutse badushyigikiye bakadushyigikira, bakemera kudushyigikira, ati igihugu cy'u Burundi twagifata mu buryo bworoshye. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitoroshye, aho Sebarundi yongeye nawe akagaruka akavuga yuko mu by'ukuri atigeze ajya kuyobora urugamba ruri kubera muri Kongo. Ati ntabwo nayoboye urugamba rubera muri Kongo, ati ntabwo ari njye upanga imirongo y'urugamba, ahubwo intwazangabo z'u Burundi zijya gufasha abasirikare bo muri Kongo cyangwa se DRC. Urumva ko harimo kwitana abamwana. Ariko icyo nshaka kwivugira ni iki ngiki, ntabwo twitaye kuri ibyo, ahubwo icyo twitaye ni icyo Imana ivuga cyangwa se icyo Imana yavuze. Imana yavuze ko izokurinda, Imana izokurinda. Imana ikubwiye ngo nkiranukira, yikiranukire. Imana ikubwiye ngo nzanira amashikanwa, tanga amashikanwa. Imana ikubwiye ngo anga icyaha, hita wanga icyaha. Imana ikubwiye ngo hinduka umuntu muzima, hita uhinduka uba umuntu muzima. Ejo narababwiye ngo Nowa yari yababuriye, amaze kubaburira imvura iragwa amazi arabatembana, ngo nukuri Nowa yari yagize gute, yari yababuriye. Uyu munsi ni imvura ikomeye, abazi gusenga cyangwa se abazi amabanga y'Imana bari kujya mu bugaragwa, abandi bakajya mu mashengero, abandi bakajya ku gikumba, nkuko barimo kugikumba aba Yesu bahora kugikumba aba Yesu bahora kugikumba. Aho ngaho kugikumba aba Yesu niho bahora. Impamvu bahora ku gikumba ni iyihe? Nuko ariho bakura amakuru. Impamvu yo ku gikumba ni iyihe? Iyo umuntu ageze ku gikumba yakira ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu ari ku gikumba yakira ineza y'Imana. Iyo umuntu ari ku gikumba yakira umwuka wera w'Imana. Iyo umuntu ari ku gikumba yakira uburinzi bw'Imana, yakira imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba zirwanya ibikurwanya. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba
gikumba zikuraho imigambi y'abagome. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba zikuraho imigambi y'abagambanyi. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba zikuraho karande n'inyatsi. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba zikiza uburwayi umubiri ukamera neza. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba nizo zakuye Morodekayi Lodebari, nizo zakuye Morodekayi ku irembo, nizo zakuye Morodekayi mu buzima bubi. Izi mbaraga zigusanga ku gikumba nizo zigukura mu migambi y'abagome n'abagambanyi. Izi mbaraga zo ku gikumba nizo zikingira imyambi wa mubi ahora kurasa. Kuko urumva umubi arakurasa agakoresha amahembe, umubi arakurasa agatega ibintu mu nzira, umubi arakurasa akohereza ibintu ku mabati, umubi arakurwanya kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere. Ariko iyo uri ku gikumba uba wamaze guhabwa imbaraga, kandi izi mbaraga zikandagira inzoka zigakandagira sikoropiyo, kandi izi mbaraga zikuraho imigambi y'abazimu zigakura abazimukazi. Izi mbaraga zirenze iz'abantu batekereza. Izi mbaraga zikora ibikomeye. Izi mbaraga nizo zazuye Lazaro. Izi mbaraga nizo zibohora imbohe. Izi mbaraga nizo zikora ibikomeye. Izi mbaraga nizo zagiye zisanga wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, zimuvana ku kidendezi. Yesu aramubwira ngo mwana wanjye ikorera uburiri bwawe wigendere. Abantu mukwiye kwakira imbaraga, abantu mukwiye kuziyegereza, abantu mukwiye kuzihamagara, abantu mukwiye kuzinginga. Muri ibyo yaravuze ngo twengenge mana we, twengenge mana we, twengenge turabo kwengengwa. Nukuvuga ngo Imana ihora yohereza ijwi, ihora yohereza ijwi ryo kwengenga cyangwa se ryo kukwinginga. Niyo mpamvu buri munsi abantu barasemerera, abantu baravuga, abantu barahamagara, abantu baringinga. Yesu yaravuze ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, uwemera agacingura akugurura ndaza iwawe dusangire. Imana idutabare. Ndagira ngo ntangira iyi nkuru cyangwa se ubu butumwa nababwa ibintu bikomeye, ariko ibyo bintu bikomeye nta kindi mwakora ngo muhangane nabyo uretse ko mukwiye gusenga. Reka mbabwire abantu mukwiye gusenga, abarundi n'abarundikazi mukwiye gusenga, indongozi zose mukwiye gusenga, mukwiye gusenga. Erega ibyago n'amakuba ni byinshi, ariko umukiranutsi yagiye imbere y'Imana imukiza muri byose, ikamubohora ingoyi y'umubi, ikamubohora ingoyi ya dayimoni, igakubita hasi imigambi mibisha yose. Kubwo kwegera Imana. Ntawegereye Imana ngo agire icyo akena, ntawegereye Imana ngo agire icyo abura, nta n'uwegereye Imana ngo habure ikintu na kimwe cyo kumurengera, kuko ni Imana ihora yiteguye kurengera. Amakuru mashya kandi amakuru yihutirwa, ndetse kandi n'amakuru areba abenegihugu b'abarundi, n'amakuru areba abarundi n'abarundikazi, n'amakuru areba abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ayo makuru rero aravuga neza yuko abarundi bakwiye kuba maso, ndetse kandi bazi gusenga bagasenga nyuma yuko iriya ntwazangabo igabishije ikavuga iti nyamuneka muhunge kandi muhunge umujinya uzatera. Birumvikana yuko yari yamaze kubona amakuru uko ameze, akanabona ko biza kuba ibintu bitoroheje. Amakuru rero yazindutse avugwa nuko nyakubahwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se uwo bakunze gutazira Neva arahakana, ararahira akarengwa, akavuga yuko atigeze akorana n'umugwi FDLR urwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Akavuga ko ahubwo ngo u Rwanda ari rwo rushyigikiye Red Tabara ngo kugira ngo ikureho ubutegetsi bwa Bujumbura. Ariko umukuru cyangwa se umuvugizi wa Red Tabara yavuze ngo ntabwo bishoboka kugira ngo u Rwanda rudushyigikire. Yavuze ko ari bo bonyine ubwabo bakavuga bati u Rwanda ruramutse rudushyigikiye
ibya Bujumbura byaba byararangiye, bakabwira Neva ati Neva rwose reka gukomeza wikoma u Rwanda, reka gukomeza uvuga nabi u Rwanda, reka gukomeza ushyira amajwi ku gihugu cy'u Rwanda, ntabwo u Rwanda rudushyigikiye na gatoya. Bakavuga ko Red Tabara ubwabo ari bo bonyine, ntabwo rero u Rwanda ngo rwigeze rubashyigikira ngo rubohereze kujya gutembagaza ubutegetsi cyangwa se intwaro ya Nkurunziza. Bo baravuga ko bari baganiriye n'umunyamakuru wa BBC, bavuga yuko ngo babashyigikiye, ngo u Rwanda rwashyigikiye Red Tabara ngo kugira ngo ijye gutera cyangwa se ijye gukuraho ubutegetsi bwa Bujumbura. Ayo makuru rero umugwi Red Tabara uyahakana wivuye inyuma, uravuga uti ntabwo u Rwanda rwakora iryo kosa, ntabwo abanyarwanda bakora iryo kosa ryo kudushyigikira kugira ngo tujye gutembagaza ubutegetsi. Bakanavuga bati baramutse badushyigikiye, bakadushyigikira, bakemera kudushyigikira, ati igihugu cy'u Burundi twagifata mu buryo bworoshye. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitoroshye, aho Sebarundi yongeye nawe akagaruka akavuga yuko mu by'ukuri atigeze ajya kuyobora urugamba ruri kubera muri Kongo. Ati ntabwo nayoboye urugamba rubera muri Kongo, ati ntabwo ari njye upanga imirongo y'urugamba, ahubwo intwazangabo z'u Burundi zijya gufasha abasirikare bo muri Kongo cyangwa se DRC. Urumva ko harimo kwitana abamwana, ariko icyo nshaka kwivugira ni iki ngiki, ntabwo twitaye kuri ibyo, ahubwo icyo twitaye ni icyo Imana ivuga cyangwa se icyo Imana yavuze. Imana yavuze ko izokurinda, Imana izokurinda. Imana ikubwiye ngo nkiranukira, yikiranukire. Imana ikubwiye ngo nzanira amashikanwa, tanga amashikanwa. Imana ikubwiye ngo anga icyaha, hita wanga icyaha. Imana ikubwiye ngo hinduka umuntu muzima, hita uhinduka uba umuntu muzima. Ejo narababwiye ngo Nowa yari yababuriye, amaze kubaburira imvura iragwa, amazi arabatembana, ngo nukuri Nowa yari yagize gute, yari yababuriye. Uyu munsi nimba ikomeye, abazi gusenga cyangwa se abazi amabanga y'Imana bari kujya mu bugaragwa, abandi bakajya mu mashengero, abandi bakajya ku gikumba, nkuko barimo kugikumba aba Yesu bahora kugikumba aba Yesu bahora kugikumba. Aho ngaho kugikumba aba Yesu niho bahora. Impamvu bahora kugikumba ni iyihe? Nuko ariho bakura amakuru. Impamvu yo kugikumba ni iyihe? Iyo umuntu ageze kugikumba yakira ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu ari kugikumba yakira ineza y'Imana. Iyo umuntu ari kugikumba yakira umwuka wera w'Imana. Iyo umuntu ari kugikumba yakira uburinzi bw'Imana, yakira imbaraga z'Imana. Izi mbaraga zigusanze kugikumba zirwanya ibikurwanya. Izi mbaraga zigusanze kugikumba zikuraho imigambi y'abagome. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba zikuraho imigambi y'abagambanyi. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba zikuraho karande n'inyatsi. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba zikiza uburwayi umubiri ukamera neza. Izi mbaraga zigusanze ku gikumba nizo zakuye Morodekayi Lodebari, nizo zakuye Morodekayi ku irembo, nizo zakuye Morodekayi mu buzima bubi. Izi mbaraga zigusanga ku gikumba nizo zigukura mu migambi y'abagome n'abagambanyi. Izi mbaraga zo kugikumba nizo zikingira imyambi wa mubi ahora kurasa. Kuko urumva umubi arakurasa agakoresha amahembe, umubi arakurasa agatega ibintu mu nzira, umubi arakurasa akohereza ibintu ku mabati, umubi arakurwanya kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere. Ariko iyo uri kugikumba uba wamaze guhabwa imbaraga, kandi izi mbaraga zikandagira inzoka, zigakandagira sikoropiyo, kandi izi mbaraga zikuraho imigambi y'abazimu, zigakura abazimukazi. Izi mbaraga zirenze iz'abantu batekereza. Izi mbaraga zikora ibikomeye. Izi mbaraga nizo zazuye Lazaro. Izi mbaraga nizo zibohora imbohe. Izi mbaraga nizo zikora ibikomeye. Izi mbaraga nizo zagiye zisanga wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, zimuvana ku kidendezi. Yesu aramubwira ngo mwana wanjye ikorera uburiri bwawe wigendere.
abantu mukwiye kwakira imbaraga, abantu mukwiye kuziyegereza, abantu mukwiye kuzihamagara, abantu mukwiye kuzinginga. Muri ibyo yaravuze ngo twengenge Mana we, twengenge Mana we, twengenge turabo kwengengwa. Ni ukuvuga ngo Imana ihora yohereza ijwi, ihora yohereza ijwi ryo kwengenga cyangwa se ryo kukwinginga. Niyo mpamvu buri munsi abantu barasemerera, abantu baravuga, abantu barahamagara, abantu baringinga. Yesu yaravuze ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, uwemera agakingura akugurura, ndaza iwawe dusangire. Imana nidutabare. Ndagira ngo ntangira iyi nkuru cyangwa se ubu butumwa nababwa ibintu bikomeye, ariko ibyo bintu bikomeye nta kindi mwakora ngo muhangane nabyo uretse ko mukwiye gusenga. Reka mbabwire, abantu mukwiye gusenga, abarundi n'abarundi kaze mukwiye gusenga, indongozi zose mukwiye gusenga, mukwiye gusenga. Erega ibyago n'amakuba ni byinshi, ariko umukiranutsi yagiye imbere y'Imana imukiza muri byose, ikamubohora ingoyi y'umubi, ikamubohora ingoyi ya dayimoni, igakubita hasi imigambi mibisha yose. Kubwo kwegera Imana. Ntawegereye Imana ngo agire icyo akena, ntawegereye Imana ngo agire icyo abura, nta n'uwegereye Imana ngo habure ikintu na kimwe cyo kumurengera, kuko ni Imana ihora yiteguye kurengera